nashizemo amakabya nkuru nta biro 40 yari afite. Arahaguruka mu bagabo bangana nkatwe aravuga ngo mwese muceceke, ngo muceceke. Turaceceka. Mwumva uko Imana ivuze ngo ntaho azajya. Wa mukecuru ufashwe n'abahe badayimoni, aho ni mu mutima, ntaho nzajya kandi bimanitse. Imana ikindi gihe nari ndi mu masengesho ndiho ndasengera ambwira ngo kandi bagiye kukwimura ngo ariko ntuzatinda. Ndabyibagirwa. Uyu munsi urekeraho kwibagirwa ibintu Imana yakubwiye. Urekeraho kubyibagirwa, kuko iyo wabyibagiwe bishobora kugukururira kabutindi. Nsubira hahandi ku rusengero ntanga ibyo narinzanye, ndangiye ndababwira ntariko ninagira ngo mu nsengere tugiye gutandukana, jewe ndagiye. Niwo munsi wa mbere nabonye abagabo barira bakavuza induru, baraboroga. Havamo umukecuru ntashizemo amakabya nkuru nta biro 40 yari afite. Arahaguruka mu bagabo bangana nkatwe aravuga ngo mwese muceceke, ngo muceceke. Turaceceka. Mwumva uko Imana ivuze ngo ntaho azajya. Wa mukecuru ufashwe n'abahe badayimoni, aho ni mu mutima, ntaho nzajya kandi bimanitse. Ariko sinabivuze. Baransengeye turatandukana. Ndangije njya Nyagatare. Ngeze Nyagatare nshaka inzu yo kubamo. Inzu ndayibura. Inzu ya mbere barambwira ngo iyi nzu na amadolari 1,500. 1,500. Okay, ntituraza kuvugana. Nari ntaranayakoraho. Inzu ya nyuma ya MACYE bambwira 60,000. Ubwo 60,000 nari kuyatanga hagasigara atazambe. Haleluya. Muzamure ibiganza twongere dusuhuzanye. Haleluya. Nshimiye Imana cyane kubw'uyu mwanya Imana yaduhaye, kubw'iki giterane cyiza Imana yaduhaye. Hanyuma nshimiye n'abayobozi kuko baduteguriye iki giterane cyiza kandi tukabagiriraho n'umugisha, tukaba dushoboye guhabwa uyu mwanya kugira ngo tuvuge amagambo makeya ari ku mutima wacu, ariko ntekereza ko ari no ku mutima w'Imana, kuko ariyo yagira umumaro kuruta andi yose twavuga. Imana rero ibaduhera umugisha. Umushumba wa Ururembo rwa Kigali nabo mufatanije mwese, Imana ibaduhera umugisha kuba mwatwakiriye twese tungana gutya. Haleluya. Ndatekereza rero ko ubanza giyewe ngiye kubwiriza mu gihe cyiza kurusha abandi, kubera ko ngiye kugaburira abijuse. Ngiye kugaburira abijuse, kandi burya umuntu wijuse nta ruhanya. Ibyo wamuha byose biba ari sawa. Haleluya. Haleluya. Reka rero mbasaba ikintu kimwe. Twakomeje kuvuga umwuka wera. Twakomeje kuvuga imbaraga z'umwuka wera. Twakomeje kuvuga ukuntu umwuka wera atuyobora. Twakomeje kuvuga ukuntu niyo umuntu ageze hahandi hanyuma k'umwuka wera aza akagutabara,
ukabona ibitashobokaga ukabona birashobotse. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngiye kubasaba rero ikintu kimwe, nanjye ndamara umwanya muto ushoboka. Ngiye kubasaba ikintu kimwe, umbwirire mugenzi wawe mwicaranye, umubwire utirekeraho kuvuga umwuka wera, utahubwo wuzura umwuka wera. Haleluya. Urekeraho kuvuga umwuka wera, ahubwo wuzure. Kuko ni wuzura umwuka wera, ntabwo bwirirwa bikuvuna ujya kuvuga amagambo menshi. Ahubwo haleluya, abakureba barabona imirimo y'umwuka wera muri wowe, nibarangiza abihana nabo bihana. Haleluya. Iyo ntekereje umugabo witwa Yesu, ibyo yankoreye ni byinshi cyane, nahera mu gitondo bukira sinabimara, nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira, nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo, nari ndushe nguyu umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkuruhure. Bwira mwene se uti ruhuka muri uyu mugoroba mwene data. Haleluya. Ndumva mfite umunezero mwinshi kuko turiho turavuga umwuka wera. Kandi iyo tuvuga umwuka wera ntabwo bituvuna kuko umwuka wera niwe uvugira muri twe. Haleluya. Haleluya. Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana. Ndasoma ahantu nka habiri kugira ngo ntaza gutinda. Dufatikanye dusome mu gitabo cy'Itangiriro, dusome igice cya mbere, dusome umurongo waho wa kabiri. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa kabiri, haravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana yacu nishimwe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo isi yari idafite ishusho, ngo hari umwijima w'icuraburindi. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo iyo umwuka wera yaje afata ibitagira ishusho akabiha ishusho. Haleluya. Iyo umwuka wera yaje afata ibitagaragara wakabigaragaza. Niko umwigisha tubwiye ushoje, aratubwiye ngo haleluya, haleluya. Iyo ibintu bidafite ishusho, iyo ibintu bitagaragara, iyo ibintu binuka, iyo ibintu ntawabyitaho, iyo umwuka wera yaje afata bya bindi akabiha ishusho. Yamara kubiha ishusho abantu bakabireba bakabibona, abantu bakamenya Imana, abantu bakamenya kugira neza, abantu bakamenya urukundo, abantu bakamenya ibyishimo, kubera kuko umwuka wera yaje. Ahatari umwuka wera haba umwijima, kandi ahari umwijima abantu bagenda basitara. Niko Yesu yavuze, yabwiye abigishwa igihe mushuti we yari yapfuye. Arababwira ngo nimuze tujye kwa Lazaro. Baramubwira ngo wowe ntabwo uzi ko amambere bahadutereye amabuye, none uragira ngo dusubireyo? Arangije arababwira ngo erega ugenda ku manywa ntasitara. Yesu yarazi ibiri bukurikireho. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Mbwirira mwene so ngo bitagira ishusho iyo yaje abiha ishusho. Ibyo rero ntibiri bumvune kubivuga
kuko abanyarwanda twese turaziranye, nawe kera hawe urahazi, uko wasaga urakuzi, uko wari uteye urakuzi, imibereho yawe urayizi, ariko Yesu amaze kuza wamuzamuriye icyubahiro se. Ariko rero mufite itara hano irakaze. Haleluya. Mushumba yatubwiye ngo hari umwuka wera w'imbaraga. Bwana sifiwe. Umwuka wera w'imbaraga. Uwo mwuka wera ntabwo ukiri wa wundi wazaga umuntu agakora warangiza ugasubirayo, ngo ni umwuka utuye muri twe. Ubanza mutabyemeye. Murabyemera? Urabyemera? Uwo mwuka utuye muri wowe. Haleluya. Niba uwo mwuka utuye muri wowe ukaba ubyemera, fata ikiganza cya mwene so, mufata ikiganza, ngaho mumpagurukirize, mubwira haguruke. Haleluya. Noneho rero umwuka w'Imana w'imbaraga utuye muri wowe, uwo muntu wahaye ikiganza ugiye kumusengera, ubwira Imana ngo Mana, muri uyu mwene data ibitagira ishusho biri muri we bisohoke byose ubihe ishusho mu izina rya Yesu. Turasenga umunota umwe wonyine gusa. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye. Oh, lo simini atandala manda valasi elende la manda. Tondolo minia lo azandala sia minia. Turagushimiye ibitagira ishusho ubihe ishusho mu izina rya Yesu. Ibyapfuye ubizure, ibyamugaye ubikize, kuko uri Imana itanga ishusho mu bitagira ishusho. Oh, haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Tugukomeye mu mashi Yesu, tugukomeye mu mashi, tugukomeye mu mashi. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Iyo umwuka yaje, haleluya, uwo mwuka iyo yageze mu muntu babitubwiye, wa wundi ufite mu maso harimo bya bisimba batubwiye, iyo umwuka wahageze araca. Iyo umwuka wahageze, haleluya, atangira kuvuga amagambo y'amahoro. Yesu nashimwe cyane. Yesu yarakoze, watwoherereje ku mwuka wera. Yarakoze cyane. Haleluya. Yarakoze cyane, yarakoze cyane.
turashimira na Mwuka Wera kuko nawe yemeye kuza kandi yaje abikunze ndetse yemera kuza kugumana natwe. Yesu nashimwe cyane. Mwuka Wera nawe yarakoze, turamushimiye. Haleluya. Hari ibidafite ishusho, Yesu agomba kubiha ishusho. Mwuka Wera ni igitangaza. Njya nibuka igihe kimwe hari ahantu nakoraga, hanyuma tujya mu masengesho, tumaramo iminsi 3. Dusoje amasengesho, mbona abantu turi kumwe nibataha, mbona hari abari buyakomeze kandi batabishaka. Ndavuga ntaba bantu uwareba uko mbigenza kugira ngo bataza gukomeza amasengesho badashaka. Njya gushaka icyatuma batayakomeza. Ndagira ngo murabyumva namwe. Ngeze mu rugo, abana twabanaga barambwira ngo erega ngo baguhaye imitasyo. Ntibagize bate? Ngo baguhaye imitasyo. Ntibanjyanye ngo niba ari mu Ruhengeri, ngo niba ari Nyagatare, ngo ariko ni hamwe muri aho. Ntabwo bishoboka. Ati nyamara biranditse ku biro, genda urebe biranditse, babimanitse. Ndagenda njya ku biro. Ngeze ku biro sanga hari liste y'abantu benshi bahaye imitasyo. Sanga nanjye ndimo, banyohereje Nyagatare. Ndavuga ariko man, ibi bintu nkoreye ni ibiki koko? Ariko ndavuga nti ntacyo, ndajyayo. Imana ikindi gihe nari ndi mu masengesho, ndiho ndasengera, ambwira ngo kandi bagiye kukwimura, ngo ariko ntuzatinda. Ndabyibagirwa. Uyu munsi urekeraho kwibagirwa ibintu Imana yakubwiye. Urekeraho kubyibagirwa, kuko iyo wabyibagiwe bishobora kugukururira kabutindi. Nsubira hahandi ku rusengero, ntanga ibyo narinzanye, ndangiye ndababwira ntariko ninagira ngo mu nsengere tugiye gutandukana, jewe ndagiye. Niwo munsi wa mbere nabonye abagabo barira bakavuza induru, baraboroga. Havamo umukecuru ntashyizemo amakabya nkuru, nta biro 40 yari afite. Arahaguruka mu bagabo bangana nkatwe, aravuga ngo mwese muceceke. Umuceceke. Turaceceka. Mwumva uko Imana ivuze ngo ntaho azajya. Wa mukecuru ufashwe n'abahe badayimoni. Aho ni mu mutima, ntaho nzajya kandi bimanitse. Ariko sinabivuze. Baransengeye, turatandukana. Ndangije njya Nyagatare. Ngeze Nyagatare, nshaka inzu yo kubamo. Inzu ndayibura. Inzu ya mbere barambwira ngo iyi nzu na $1,500. 1,500. Okay, ntituraza kuvugana. Nari ntaranayakoraho. Inzu ya nyuma ya MACYE bambwira 60,000. Ubwo 60,000 nari kuyatanga, hagasigara atazambesha Nyagatare. Marayo iminsi 3 mbana nundi, ndagaruka. Ngeze ku kazi mbwira directeur ntuza amakuru, tunashatse inzu narayibuze. Ngo nibyo? Ngo ngaho yicarira aho ngaho, ngo ujye ubikoreraho. Bya Nyagatare ujye ubikoreraho. Ndicara ntangira kubikorera aho ngaho. Hashize ibyumweru 2, umushefu wanjye, boss wanjye, baba muhaye ishuri ajya kwiga i Burayi. Directeur yandika indi baruwa ati nshingiye ko umuyobozi wa programme agiye, tuguhaye programme, usigare ukurikirana programme kandi urirubona. Nibuka wa mukecuru. Ntabwo ari umukecuru wabivuze, ahubwo Umwuka Wera wari muri mukecuru niwe wabivuze. Haleluya. Haleluya. Ikibazo rero abarokore dufite, ikibazo abantu twitwa ngo twemera Umwuka Wera, nuko tuvuga ngo turawemera kandi tukawemera gahoro.
wagiye uwemera cyane. Jya uwemera cyane, ibidafite umumaro ubijugunye, ibifite umumaro ubikomeze. Haleluya. Ndashoje. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, reka mpasome mu bice bibiri, murongo wa mbere. Havuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Bagize bate? Bari bari hamwe bahuje umutima. Abantu badahuje umutima ntibashobora kwakira umwuka wera, ntibishoboka. Niyo twagusengera tukarara dusenga, tukirirwa dusenga, kugira ngo wuzure umwuka wera nuko ubanza guhuza umutima n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. 11. Kandi n'abakirete n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinze ihira. Mushumba yabitubwiye, ntabwo umwuka wera ari uwo gusimbuka. Ntabwo twahawe umwuka wera wo kurira ibiti. Oya, nabonye umugabo wuzuye umwuka wera, hari igiterane nk'iki, ariko cyabereye hanze nta nzu, ku musozi. Umugabo yuzura umwuka wera, yari yakererewe akama inka. Nimvuga gukama inka Kigali, ariko amata murayanywa. Ntimuzi ko ava ku nka se? Yakererewe akama inka, ageze hanze arebye umusozi agiye guterera, aravuga ati ariko Mana yanjye, ndagerayo ryari? Wampinduye inyoni. Urumva ko ari ukwivugira. Mu mwanya akivuga gusa ngo wampinduye inyoni, araguruka. Rero ibyo umwuka wera wabyemera cyangwa ntubyemere, ariko umwuka wera ukora ibyo ushatse mu bantu bawe. Haleluya. Ntabwo wawubwira ngo ibi ni oya, ntiwawereka inzira, ntiwawubwira iburyo cyangwa ibumoso. Oya, umwuka wera unyuraho ushatse. Yesu nashimwe cyane. Umugabo araguruka, ariko kuguruka ntibyamubujije kugwa nyuma y'imyaka runaka. Kandi yaragurutse, agurukishijwe n'umwuka wera. Rero umwuka wera si uwo kuguruka, ahubwo umwuka wera ni ukugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bw'Imana. Umwuka wera ni ukugira ngo tubwire abantu ngo nimukundane. Wowe urambwira ngo wuzuye umwuka wera kandi ufite abantu Urakoze cyane. Ibi bintu byanyu mwazanye nabyo biragorana. Kera twajyaga dukora ibiterane nta mikrofone. None ubu abantu mundeba ntimubasha kunyumva. Ariko ntacyo. Nabyo ni byiza. Haleluya. 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 Narindi navuga ngo umwuka wera ntabwo ari uwo gusimbuka. Umwuka wera ntabwo ari uwo ntabwo ari bya bindi.
umwuka wera ni ukugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'Imana, ni ukugira ngo tubwire abantu Yesu ugira neza, ni ukugira ngo tubwire abantu Yesu ukiza indwara, ni ukugira ngo tubwire abantu Yesu utanga amahoro, ni ukugira ngo tubwire abantu Yesu wambika abana akagaburira abantu, ni ukugira ngo tubwire abantu Yesu ugira neza bugacya bukira. Haleluya, haleluya. Ntabwo bihagije laboko sikli amanda tindila manda, ibyo ntibihagije. Oya, ibyo byongereho gukora imirimo y'umwuka. Ari ibyo byonyine ntibigenda, ntibifata. Ibyo ntibifata. Yesu ashimwe cyane. Rimwe nigeze mva mu materaniro ntashe, hari umukobwa twari turi kumwe arambwira ngo ariko se nari ntaraba pasiteri ariko banyitaga pasiteri, ngo pasiteri nte wansengeye nkuzura umwuka wera, ese ntawe ugira? Ati ntawe. Ni kubera iki? Ngo none se ko mbona ntajya nsakuza nk'abandi. Urumva kuri we umwuka wera nibingana no gusakuza. Ntabwo ari byo. Umwuka wera si ugusakuza. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Batubwiye ngo uwo mwuka wera yaraje, Imana yaramwohereje abana natwe. Ubu umuntu aguhaye imodoka akakubwira ngo nkugabiye imodoka utazi kuyitwara, kandi yakubwiye ngo nta by'abashoferi, ni wowe ugomba kuyitwarira. Ndayiguhaye kugira ngo uzayitware, nuko ubanza kugira ute? Nuko ubanza kujya kuyiga. Yego. Rero guhora tuvuga gusa ngo umwuka wera yaraje, umwuka wera yaraje, nibyo koko nanjye ndabyemera, umwuka wera yaraje, ariko se aba muri wowe? Ahubwo se uramushaka? Hari abamushaka batarabatizwa mu mwuka wera, bashaka kubatizwa. Hari abahari, mugire gutya ndebe. Usiko ari byiza hano di abantu mwese mwabatijwe mu mwuka wera. Imana ishimwe rwose. Ariko mbonye harimo bakeya. Muhaguruke dusenge Imana. Amen. Muhaguruke dusenge Imana. Muhaguruke mwese dusenge Imana. Abawuzuye, abawuhawe, dusengera abatarawuhabwa kugira ngo nabo bahabwe umwuka wera. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Turasenga iminota ingahe? 5. Si dukeya. Tunota 5 twonyine gusa. Niba warawuhawe uvuge ngo Mana ubunkomereze. Kuko zimwe mu ntego dufite ni uko igicaniro kitagomba kugira gite, kitagomba kuzima. Nabonye umugabo yari umuririmbyi mwiza wuzura umwuka wera, bukeye aragwa arongora umugore wa kabiri. Amaze kurongora umugore wa kabiri arahunga, avaho yabaga ajya kuba ahandi. Hanyuma abantu bagiye mu ivugabutumwa bubiriraho, kera bari bakigenda n'amaguru, bubiriyeho bagiye gucumbika basanga bacumbitse kwa wa mugabo, ariko bo batamuzi, bari bato. Wagira ngo bamumenye. Mbere yo kuryama baramubwira ngo dutarame. Ati sawa. Ariko arababwira ati ariko nigiye ubataramira. Ati nta kibazo. Afata inanga araririmba. Yarafite umugore wa kabiri. Araririmba. Aravuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo murambi hamya naho igihugu cyose cyaseka. Genda umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize jyewe
nabuzwa n'iki kujya mukunda. Arayiririmba umugabo. Ba bandi baje gucumbika bafatwa n'umwuka wera, baratangira barahanura, kandi baririmbiwe nande? N'umupagani. Rero igicaniro ntikizime. Yesu nashimwe cyane. Niba warahawe umwuka wera, niba warabatijwe mu mwuka wera, niba ufite n'impano z'umwuka wera, reba izo mpano zawe niba hari icyo zimariye Imana. Urebe niba hari icyo zimariye itorero, urebe niba hari icyo zimariye umuryango wawe, urebe izo mpano zawe niba hari icyo zimariye igihugu cyawe. Nusanga ibyo nta bihari, umenye ngo nta mpano ufite. Hanyuma batarabatizwa tugiye kubasengera. Turasenga iminota 5 kandi buri muntu wese yisengere. Haleluya. Buri muntu wese yisengere. Wewe wihamagarira Imana yawe kuko ni wowe uzi uburyo uri bubane nayo. Hanyuma nimurangiza ndaza gusaba mushumba umwe n'undi muntu baze badusengere twese kugira ngo Imana itwuzuze umwuka wera. Haleluya. Wisengere shuti yanjye ndakwinginze. Tugeze mu mwanya ukomeye. Mana turagushimiye. Isengere uzamuye ijwi ryawe, usenge uzamuye ijwi ryawe, wisengere wisabira Imana iguhe umwuka wera, ikubatize mu mwuka wera.